Akimu kuri Ndonge nande Kamara nta kintu giye muvuga ahubwo Ndonge Meng tusigaje Ndonge na Yusudiani ahubwo umwanya udashira turi mu kubitanga reka tubivuge na n'uyu musore wasinye mu Burundi Abedi nta kibazo twagiye Ndonge we n'utubazo tubiri duhari. Coach Afahamia arashaka guha umwanya Mohamed Cheri cyane kandi bahuje umwanya kuko bose bagomba gukina muri mediane kuko muri 3-5-2 bariya bose nta numwe uri bukine nka rutahizamu ibyo arabizi ko bagiye kugura rutahizamu Yves Habimana ugomba kuva muri Rutsiro akatakana na Shadrack Bing Belo ibyo birazwi ibyo birasirinze baranarangizanye urebye baramutangaza any time kuri miliyoni 10 agomba kuva muri Rutsiro niba rero akeneye kubona umwanya muri mediane wibuke ko afitemo Karamoko na Barishari barwanira 6 na bantarindwa Abeda agomba gukina 8 byanze bikunze Abeda agomba kuba arimo Abedi Bigirimana bivuga ko hasigaye nimero 10 rero uyu mwana wa Anta witwa Chancellor ngo arimo aramwima umwanya no kutemeza ibintu bye kugira ngo awereze wa mwarabu yizaniye Cheri kandi icyo kintu barimo barakivuga cyane kuri Lofty atitonde ntago ari cyiza Lofty cyo kubanga abantu nazanye ndashaka kubashyira mu kibuga uko yumva bishaka akarimita ubushobozi bw'abandi ko no gushyira Richard mu ikipe ya kabiri abantu niba byemera Aimable ntago arusha Richard ntabwo amurusha tujye tureka kubeshya afite ikintu rero cyo gushyira kwibere cyane uyibuka n'ikibazo yagiranye n'abayobozi ba Rayon avuga ngo umwungiriza nshaka n'uwanjye bakamwese ntafite dokima kubera icyo ushaka kuzana umuntu udafite dokima kurenza bamuzaniyeho Feruzi na wundi baramugumana you see ntago ari keza ku kantu muri coaching umutoza ikintu cya mbere bavuga ugomba gutanga ni justice n'ubutabera shyira abantu mu kibuga bakora imyitozo abo waguze n'abo utaguze abo hasanze n'abo utahasanze urushundi ajye mu kibuga ko bimeze ibindi byo kuvuga ngo uyu ndamuzi ngo naramu ibyo ntago yaho muri equipe hanyuma icya kabiri bari kugira ubwoba abanyamahanga twari benshi niba babenshi se niba ko tutari kumuprefera abo wavugaga bakaramoko turabasinyisha twasinyishije ba Bedi dufite Barshari n'abanyamahanga dufite abo ba Yusudianye n'abanyamahanga dufite ba Fonenganya bazaza n'abanyamahanga dufite n'abanyamahanga turagira abanyamahanga bangahe nacyo kikaba n'ababusoro bavugaga byananiye abo banyamahanga bari kwibaza ikosa rya mbere tureka abanyamahanga bakagenda shaka bazamu b'abanyamahanga buri yufasha umuzamu w'umunyamahanga bakuriye umwanya w'abakinnyi b'imbere kandi ari bukeneye ubwo twamuvaho tukajya kuri Yusudianye undi muntu wenda dusorezaho uzi umupira nubwo atarasinya ariko Shatoni Kitoga yakinye iminota Kitoga abantu bose bavuze ati minota 15 azoke numvikana nawe byangombwa ngo nebibazo ariko ikintu bita kumvikana n'abatoza babonanye n'abantu bo muri Bukavu dawa byarakemutse igisigaye no kubona passport ye gusa ariko arakora kuri working permit y'u Rwanda ariko nakugizwe ko n'impunzi nta kibazo aza uri mukino wa gatatu Rayon Sport sinyishije muzima Toni Kitoga ni muzima rwose umunsi w'ejo Rayon Sport yari yamanutse Muhanga yari umukino wa gishuti wo kureba uko Muhanga igarutse ese igarukanye imbaraga n'imbaduko ese Rayon Sport yo yiyubatse ite ese ni ikipe abantu babaha icyizere cyose ibe icara itereke uhere kuri gate uhere ku isaha ya saa 6 winjira Muhanga utwinjize utugeze muri line up ya 11 babanje muri Rayon Sport. Yego byari ibintu bidasanzwe mu karere ka Muhanga kubera ko twe twanahageze kare nka saa 7 n'igice saa 8 ariko uhagera nyine nabonaga ko hari ikintu kiribuze kuba i Muhanga ushobora gutekereza ko wenda byari nka match ya championnat nubwo yari umukino wa gishuti ariko wabonaga ko uburyo abantu bawitabiriye n'uburyo bawuganiraga n'uburyo bawuvugaga byasaga n'ahatari umukino wa gishuti ariko impamvu zirumvikana no mukino wa mbere uri official wa gishuti ikipe ya Sport yari ikinnye wenda uretse bakinye na Miro Plus ariko uri umukino w'imyitozo nizazindi bita match d'entraînement ubwo rero uyu nguyu wa Muhanga wari official ikipe ya Muhanga nayo ubwo abantu b'imuhanga bari bategereje kureba ukuntu imeze ihagaze iteka izamutse iza mu cyiciro cya mbere yaguze nde umutoza mushya afite abahe bakinnyi wenda yazanye byari byinshi byitezwe kuri uyu mukino ubwo kuri Rayon Sport nayo bavuga bati reka turebe abakinnyi b'umutoza Lotfi baraza kuba ari abahe bakina gute ariko banavuga bati ko umutoza wungirije wo bita Azuzu Lotfi bavuze ko impamvu abahari ari uko ari inshuti y'umutoza araza kuba hari
ariko ngira ngo ibintu perezida yavuze bitandukanye n'ibihari kubera ko ejo umutoza wungirije ari kuri bande touche nawe watoje. Ubwo rero ntekereza ko bitakiri ibya gishuti n'umutoza mukuru Lotfi, ahubwo nawe agomba kuba ari kuri bande touche bene nk'umutoza wa kabiri wungirije, cyane ko nyine gifite ibyo bibazo by'ibyangombwa. Muri stade rero abafana bari buzuye pe, bari buzuye urebye mu gice cy'abafana handi ruguru y'ikibuga ukuntu abafana bicara ahasigaye hose, aho bitasigaye hose mu gihumbi hari huzuye hakubise ku buryo no kubona aho uhagarara ku muntu wageze nka saa 9 n'igice cyangwa 15 ntabwo ari kubona ahagarara. Urumva ahatwikiraho n'ibisanzwe hari huzuye abayobozi ba Muhanga, abayobozi ba Rayon Sport, aba VIP, kandi kwinjira ntabwo byari ubuntu. Ibaze match ya gishuti wishyuza 3500 ariko stade kuzura byari ikintu gikomeye cyane, tubibona ahandi huze ariko batishyuje nyine ari ubuntu. Ubwo rero ninjiye mu kibuga ikipe ya Rayon Sport yari ifite amakipe abiri navuga n'igice, kubera ko haba babanjemo minota 45 irangiye bavuyemo hajyamo ikipe ya kabiri. Iyo kipe ya kabiri nayo baza kuyisimbuzwamo abantu bavuga ngo bari bafite abakinnyi neza, kuko impamvu nakomeje gutyo ni ukugendana neza, kuko hari aba n'abafana bagenda bakavuga bati uyu nguyu arahiye abereye kuba akina muri Rayon Sport, uyu nguyu ntibirakunda, uyu nguyu urabona afite akantu. Tugendane duhere kuri 11 babanje ba mbere mu ikipe ya mbere. Kwinjira muri stade twase tubona imbere yacu bita Idrissa Kuyate, urumva ko yari muri rizamu nyine mu marembo ya stade ya Muhanga, birumvikana mu izamu ya Idrissa Kuyate. Abantu bamushidikanyije ariko nge bishaka kuba bitandukanye nuko nyera bibonye ku munsi w'ejo. Umuzamu mwiza urebye hari save yakoze bamutera muri angale filime ku buryo yafunze poto ya mbere, iyo intelligence yo kuvuga ngo nibundi iri barikomeye yerekanye box nyishyira muri kona, shaka kuba atari mu baho wenda ikibazo cyari cy'umubiri n'imikino mike yari afite ariko azagenda azamo neza. Ubwo nta gitunguranye umutoza Lotfi gukoresha defense batatu, defense à 3 nkuko benshi bakomeje kugenda babivuga. Yari yahengetsemo Sef wari uhengamiye iburyo muri defense batatu, hanyuma Emery Bayisenge ari we mu center bafite Kabange akina nk'uhengetse ibumoso. Sef rwose arangitse muri defense centrale ubwa mbere nabyo ubwa mbere arahakina, ariko birumvikana ko bafite ubuke bw'abadefenseri. Rushema ararwaye, Yusudianye hari zandani mfite nza kugarukaho. Yusudianye birakomeye, ntabwo wabijyanirana Yusudianye ntabwo araza napange ekipe kuko ntiyapange ekipe ngo anajye muri zandani, nabanza ajyanirane na match isoze tugiriye cya zandani. Oya nawe ntacyo yajyamo, ariko byibura nibwo bigira suite roje. Ubwo navuga ko nyine abadefenseri bafite atari benshi, kuko nyine ubwo urumva Nemery ni Kabange no mu ikipe ya kabiri yaje gusimbura. Turaza kugarukaho mu buri defense harimo abakinnyi babiri badasanzwe bakina, Fabrice na Ganijuru, abadefenseri bafite. Hanyuma hagati bari bashyizemo Ntarindwa Aimable nk'umurekiperateri, imbere hari Tambo Gloire, hanyuma akinana na Mohamed Cheri nk'umumeneri de jeu. Urumva nibo batatu bari hagati. Impande zabo yari Serumogo kapitaine, ubona ko kabisa Serumogo nyuma yo kongera amasezerano yimva nk'umukinnyi ugomba gufasha ikipe ya Rayon Sport, mu gihe ibumoso bahakinishaga Musore Prince, niwe mukinnyi w'umunyamahanga wa mbere wasinyishijwe mu ikipe ya Rayon Sport, ariko nabo ubona ko urwego rwe rutarazamuka cyane. Ubwo imbere hakinaga Adama Bagayogo ari mu mugongo w'umwataka, Shadrack Bing Bero niwe washakaga ibitego nk'umwataka nyine rukumbi bari bafite. Icyagaragaye abo hagati navuze batatu urumva system de defense batatu yakinaga aretse nka Nansa Iberi mu buryo buri simple. Ekipe ya mbere ya Rayon Sport 11 babanje mejo ni bande, utagiye ushyiramo ngo abo mu ikipe ya kabiri nguyu we shyiramo udashyiramo zandani. Navuze ngo defense yari batatu, Sefu, Kabange na Emery. Yego, uruhande rw'iburyo rucaho Serumogo, ibumoso haca Musore. Hagati harimo batatu, yego, Aimable, Tambo Gloire, imbere yabo Mohamed Cheri. Icyo cyasigaye abakinnyi babiri aribo nsoreje, Adama Bagayogo na Shadrack Bing Bero. Kwa ruko nguko aho tugendana muri ubwo yakinaga batatu batanu umwe urumva hagati yabo harimo bakinnyi batatu n'abawindi bake baza bagahura nabo. Nono uwitwa Bagayogo akajya imbere nk'usa nk'ukina ku 10, cha Bing Bero nono nawe batanu umwe ikipe yabanjemo rero. Iyo kipe yari ibanjemo ntabwo bagize iminota 45 myiza, kuko wenda banagorwaga n'ikintu cyo kuvuga ko batamenyeranye, bari gukina system batamenyereye. Harimo abakinnyi bahengetse nk'abo ngabo ba Sef, wabonaga nyine batarazana akantu ko
bakina neza babonana neza cyangwa se bakora n'uburyo bw'ibitego ishwanyaguriza ku ruhande rw'ibumoso abareyo twarabibabwiye imoso uruhande rw'ibumoso rwa Reyo niba tagura undi mukinnyi izabirya Prince ntabwo nabonye save nk'ebyiri z'umuzamu kuyate bashota ariko bose bacaga ibumoso nk'ari Prince gufunga baro byari bimunaniye yafunze baro ayifungira muri metero nk'ebyiri Reyo kuri Prince bari mu papura yarahiye rwose ntabwo biri ikibazo hari umwana witwa Diarra turaza kubona igisubizo Diarra ni umwataka umwana witwa Diarra Honore yari yabonye ko kwa Prince ari kubabayika cyane niho hantu yajyaga gusabira umupira cyane Diarra Honore ni rutayizamu wa Muhanga birumvikana rero abo bakinnyi mvuze bari babanjemo wabonaga nyine bavuga bati Rayon Sport kutubona itangiriye hasi ritime ntirazamuka ibitekerezo ari byinshi kugira ngo baze no kubona igitego kimwe mu gice cya mbere cya penalty yatewe na Dama Bagayogo ariko wari umupira sefu yarahinduye nyine urumva ko bakinaga ibintu bimeze nko guhangayika nayo masantere bahindura nta muntu afataga baro yisanzuwe ku buryo yaransa baro nziza nayo bari bayifashe penalty asobijyamo arongera yitayishyiramo Bonere yari yayivanyemo Bonere niwe muzamu wa Muhanga Hategekimana Bonere icyabaye rero wenda mvuze ngo abakinnyi umukinnyi nabonye wenda wari umeze neza muri iyo kipe ya mbere ugiye utanga amanota umukinnyi uri tayari umuntu bitemera Bayisenge ntabwo wamenya ko amaze iminsi adakina kabisa uburyo ayoboye ino defense communication nziza ubona ko nyine ari umukinnyi mukuru undi mukinnyi nabonye uri tayari ni umuntu bita Mohamed Cheri ushobora kuvuga ngo nta mwuka afite ariko sha bara afite ku kirenge uyu mwana abaza umupira kabisa ajya kwakira baro yamaze kubona ahantu ayishyira ari uburyo abanza no gukebuka cyane agahita ayishyirayo ikindi ariko urabona ko ari umukinnyi ukinira kuri pressure y'abafana ubona nyine akina areba mu bafana bahagurutsa wagira ngo yakiniraga nta bafana baba afite ukuntu ashaka gukumvikana akunda gakosora rwose muri coaching ni ikintu cya mbere bigisha abakinnyi usicheze na jukwa natwe abanyamakuru ntukadiringe na audience arasuhuza abantu uri mu kibuga ngo bagusariye ngo turakwemera abo ngabo bagusingiza nibo bazakuba mu munsi wo kubana yabo ntibizera hari work ethics zibaho zizwi wa umukinnyi ntabwo yemerewe kujya gutwarwa n'amarangamutima nunabona n'umuntu ngo umuntu wa mbere wabimbwiye n'ikirasa nka kuriya urumva ndi nk'ikironge kuri match ya Aperi contre Gorilla Rugaju zandani Rugaju tubwire turakwemera umufana ubwo wenda ntiyabuzemo n'ugututse birasanzwe nk'uko banadutwa no kuza YouTube n'ibindi uramutse ufashe umwanya ukifatira umuntu uhagaze mu gice cye cy'amarangamutima icyo bita emotion akagutwara ugaha ubwenge bwawe igice cyawe cy'ubwonko cy'ubwenge akaba ari gufokasinga ubutaye control y'ibintu byose urimo rero ako kantu ko kuvuga ngo ni nayo praise buri abaharuna muri Tanzania bavuga ko abakinnyi benshi b'abatanzania barimo na muri Shongasa babaye abakinnyi b'abatekinisiye cyane ariko bagakina na jukwa na audience na public you see ntabwo uri gukina ikiramico you are playing football kandi football ni umukino wa business ntabwo ari ikintu ukora uvuga ngo urabona nk'ikinamico nubwo nayisaba concentration ariko si ikintu uvuga ngo mfite uwo duhanganye so uwo duhanganye ndacunze wenda yanyiba umugono you see ntabwo uri guperforminga nk'umuhanzi urabona Bruce Melody iyo ari kuririmbira abantu ntabwo abahanganye nabo ari kubaha imbamutima zakamuyizi yemerewe gusarana nabo akajyana nabo ariko football ni je ya business turi guhangana n'ikintu so tinda kuri icyo kurinda gutinda ngo ndobye umuntu ngo bampaye amashyi ngo baranshima hanyuma ni itangazamakuru ntabwo ukina na public ukina nawe n'akazi kawe Mohamed Cheri yasohoje abafana mu kibuga inshuro nk'umunani hanyuma avuyemo ari kuri bench yabasohoje inshuro nka 30 yamenye ko yaje ashidikanywaho icyo ni ikimenyetso cya lack of confidence umuntu utiyizeye nuko abaho niwe ujya guprezinga bamubwira ngo nawe agasara mu mutwe nta umupira warawuzi iyo yari ikipe ya mbere yabanje ikipe ya kabiri rero igice cya kabiri cy'umukino gitangiye 11 bari babanje barongera basimburwa na 11 bandi hagarutsemo Kabange wenyine wese anambara brassard ariko abandi bose barahindutse urumva mwizamu bahise bazanamo Yves uyu musore muremure kabisa muzamu ufite tayi nziza n'umusore w'umuhanga cyane kabisa umunyarwanda umuntu kuri sport ku muntu wamuzanye azafasha cyane hanyuma bwo muri defense yari yagarutsemo Kabange bahise bazanamo Ganijuru Ishimwe Eri ndetse na Fabrice wa musore ukina gatatu nibo bari aba defenseur batatu bari inyuma barimo abanyemoso babiri
kabiri mu gihe uruhande rw'ibumoso yari Cindy Paul Jezi umwana z'umupira pe nano nagira man of the match ngewe yahinduye cross nyinshi. Hanyuma iburyo bari bahengetse Rukundo Abdurrahman Paplay yarahengetse iburyo ku ruhare y'iburyo. Mu kibuga hagati rero hajemo Richard Ndayishimiye akinana na Karamako Amara Hakim na Tony Kitoya yajemo bwanyu Tony yajemo nyuma ahubwo imbere yabo hari Abdulaziz Akizimana hari Imana Abdulaziz Rivaldo niwe wari imbere yabo. Urumva rero harimo na Basane harimo hagati Basane urumva nyine iyi systeme bahita bakinisha bataka babiri ubwo abari Basane ukina mu mugongo wa Ndong Meng Chancellor niwe wari force 9 niwe rumeze nk'uri kwataka ariko batakaga ari babiri nyine umwe ahengamiye iburyo ndahengamiye ibumoso ariko Basane agaruka cyane gusabira imipira hagati. Nabo bakinyi bari basimbuye rero ikipe ya kabiri nabo barimo ariko ikipe ya kabiri ingorane zarimo ntabwo bakinyi bakinnye iminota myinshi kuko nka Ndong Meng yaje kuvamo hazamo Tony Kitoga bazagenda bazanamo ba Fiston yasimbuye Asimbuye Abdulaziz Rivaldo bazanamo Asanana nawe yajemo umukinnyi wanjye cyane bye muryamye Asanana yasimbuye iminota mike azabona azatanga abapaze muzamubona ndamwemera cyane. Asanana nawe yajemo rwose yagize na match nziza. Asanana neza numvisha udupira tugenda cyane hazamo na Tony Kitoga ubwo n'abandi bakinnyi bari kuri bench ikipe ya kabiri ariko nabo baje kuzamo ari nabo none icyo cyabaye kuri ikipe ya kabiri ni ikipe yakinnye neza pe wagira ngo wenda bari bitegereje bareba uburyo umukino uri kugenda wenda n'umutoza agira ibyo babwira baje gukosora ibyo abagenzi babo babanjemo batabikinaga neza baraje none banoza ya system bayinoza bayikina neza cyane ko bari bafitemo abakinnyi bari technical benshi cyane nk'uyu Cindy Jezi Paul nk'uwo Abdurrahman Paplay nk'uwo Rivaldo abakinnyi bafite technique abakinnyi babona ko bafite na fraîcheur physique baherutse mu kibuga n'imyitozo wenda bahawe n'umutoza wa physique Lebitsa ubona ko nyine ikipe yo yajemo ya kabiri bakinye neza ariko ikintu cyatumaga bakina neza Rugaju bari bafitemo mediateur bakina baro bafite baro nyinshi ku kirenge yabo Yukaramako Amara Hakim umusore w'umuhanga cyane ndetse na Richard Ndayishimiye bari bastabilije kabisa ikintu cyane no kwambura baro neza bakanitanga neza bagira Ndong Meng rero nawe uyu Chancellor ukinisha imoso nubwo ari umwataka ariko yagarukaga gukinira hagati cyane bametrize ikintu cyane no kugumana baro. Abakinnyi bagabanyije n'imipira ama cross bateraga kuko bari bafite abakinnyi babiri bagufi imbere urumva Rivaldo na Asanana si barebare noneho bakinira barapasanya cyane bakora amatushe menshi ari byo nyine byabafashije kure mu buryo bw'ibitego binatsinzwe neza. Tubyihutemo neza rero gutya abakinnyi bose umaze kutubwira 11 babanje 11 basimbuye n'abandi bagiye basimburamo hagati abakinnyi bo ku bwawe wavuga ngo uyu munsi bahagaze neza muri Rayon Sport uvuga ngo abangaba travail rwose urabona ko hasigaye nyine kumenyerana no gukina nabangaba abakinnyi bona bagifite ibyo gukosora abakinnyi wabonye bashya harabamo abakinnyi bari muri iyo kipe batarabona amasezerano ubona avuga ngo abangaba bagakwiriye kugirirwa icyizere bagahabwa amasezerano tubanyuremo muri ibyo biciro nka bitatu hanyuma none tujye muzandane minota isigaye. Icyo nabonye mere ku muzamu Idrissa Kuyate no muzamu mwiza ngiye ko namubonye afite taye nziza uburyo ahagarika aba defense uburyo baganira uburyo agabanya iyo pressure kuko Muhanga mu gice cya mbere yanyuzaga mikabataka ariko nyine ukabona aragenda bagarura mu mukino. Idrissa Kuyate nta kibazo rwose atwaye ubwo kizabaho no kugenda bazamura urwego rwe ubwo ndi kuvuga ku bakinnyi bashya cyane hanyuma Emery Bayisenge impeccable kabisa. Emery Bayisenge agomba kujya banzamo narushama Chris n'undi mu defenseur wundi wenda igiye wisubiranye yabaje byakunze ariko Emery ubona ko ari mu defenseur basinyishije wari ukenewe cyane ko na experience Kabanga ari hejuru cyane Kabanga ameze neza Kabanga nawe ameze neza yakina ariko ubu byaterwa wenda ni squad player urebye atitaye ku by'amazina Kabange bose bari hejuru hanyuma na Emery amuri hejuru undi mukinyi kabisa simushye ariko ni umukinyi w'umuhanga cyane Cindy Paul Jezi pe uyu mwana agomba kujya banzamo ubwo binajyanye na meforme za Prince Musore ariko umuntu azi Prince Musore yarasanzwe aravuga meforme umuza afite forme ntabwo ari ku rwego kufunga nta meforme rwose no uyiri gukina we ku ruhande
biragusaba ufunge neza si umuntu uri ku rwego rwa Rayon Sport reka tubivuge gutyo kuko ni umukinnyi waguzwe ashidikanywaho ariko abayobozi baranga barababeshya baranga baramugura ariko ubu bari kwicuza njye naganiriye nabo si ibintu numvishe abantu bavuga ni ibintu niganiriye n'abayobozi cyane bamutanze amafaranga bavuga ati niba hari ikintu turogereta n'amafaranga twatanze kuri uyu mukinnyi simuzi ntacyo dupfa ariko ari hasi kufunga kutanga kuwakira none se ubwo ibintu byose muri Barahagije na kimwe akora neza mu gice cya mbere nta korosi zirenga 3 yateye zirenga 3 zizi niba urumva ntago ari ugusebanya niba urumva rigana arabizi hari ubumenyi bw'ibanze hari basics z'umupira urumva niba gwaye baro control pass ibyo bintu niba utabizi umuntu ajye kukuremamo ibiki ubwo rero batabonye undi mukinnyi wakina sindi Paul yakina kandi yakina neza wenda nuko ari umwana na experience ariko ni umukinnyi w'umuhanga undi mukinnyi wa convince mu by'ukuri abantu batigeze banagira umwanya wo kureba n'uyu Karamako azumupira nawe niwe wamwizanisha uramukunda oya ntabwo Ibera abeshya Karamako azumupira ntabwo abeshya Karamako nubwo byatangiye bivuga ngo ni umukinnyi w'umutoza ariko birahurizwaho rwose ko agomba gusinya abantu bashatse bamubara muri Rayon y'umwaka utaha Karamako akwiye gusinya Karamako icyiza ntabwo ari umukinnyi wavuga ngo wenda ku kirenge n'ibindi bihambaye wenda tushe ariko abasore bagira ijambo ryiza bavuga nimero 6 bavuga ngo ni kiungo wa kukaba ni mkabaji urimo urabyumva ni umuntu ushinzwe nyine kwambura gufighting agashaka ntabwo ujya mu kinyarwanda ahantu akajambo bajya batira ngo yamukabye nuko ni wa muntu ukuye nyine kujya muri duel nawe barakayikwaka ibyo bikora neza wenda ibyo gukina n'ibindi azaba afite ba Bedi tuza kugaruka gatoya iruhande rwe ntacyo bitwaye n'umukinnyi wasinya undi mukinnyi wasinya ni Ndong Meng Chancellor ikintu cyonyine gishaka kumugora ni uburyo akinishwamo muri ibi ngibi bamukirisha kuri attack nyine kubera ko n'umukinisha gukina 7 cyangwa se nimero 10 urumva umushyira hariya ariko icyo nabonye Chancellor ni umukinnyi udakina kwiyereka abafana ni umukinnyi ubizi kaza umupira nawe ubwe urumva ukina ibintu byoroshye simple funga agapira neza gatanga neza ashaka gutera mu izamu anafite taye kabisa ni umukinnyi w'imbaraga umukinnyi wa Anta abantu bambwiye ko ari umukinnyi mwiza ariko hari ibibazo birafite ikibazo cya mbere reka mwereke ukuntu tubijyanamo uvuga ngo Regan urashaka kuvuga ku muntu bita Yusudian uragira icyo muvugaho Rugaju aravuga kuri Kamara Hakimu kuri Ndonge nande Kamara nta kintu giye muvuga ahubwo Ndonge Meng Chancellor Ndonge na Yusudian ahubwo umwanya udashira turi mu kubitanga reka tubivuge na n'uyu musore wasinye mu Burundi Abedi nta kibazo twagiye Ndonge we ni utubazo tubiri duhari coach Afahamiya arashaka guha umwanya Mohamed Cheri cyane kandi bahuje umwanya kuko bose bagomba gukina muri mediane kuko muri 3-5-2 bariya bose nta numwe uri bukine nka rutahizamu ibyarabizi ko bagiye kugura rutahizamu Yves Habimana ugomba kuva muri Rutsiro akatakana na Shadrack Bingibelo ibyo birazwi ibyo birasirinze baranarangizanye urebye baramutangaza any time kuri miliyoni 10 agomba kuva muri Rutsiro niba rero akeneye kubona umwanya muri mediane wibuke ko afitemo Karamoko na Barishare barwanira 6 na bantarindwa Abeda agomba gukina 8 byanze bikunze Abeda agomba kuba arimo Abedi Bigirimana bivuga ko hasigaye nimero 10 rero uyu mwana wa Anta witwa Chancellor ngo arimo aramwima umwanya no kutemeza ibintu bye kugira ngo awereze wa mwarabu yizaniye Cheri kandi icyo kintu barimo barakivuga cyane kuri Lofty atitondere ntago ari cyiza Lofty cyo kubanga abantu nazanye ndashaka kubashyira mu kibuga uko yumva bishaka akarimita ubushobozi bw'abandi ko no gushyira Richard mu ikipe ya kabiri abantu niba byemera Aimable ntago arusha Richard ntabwo amurusha tujye tureka kubeshya afite ikintu rero cyo gushyira ku ibere cyane uyibuka n'ikibazo yagiranye n'abayobozi ba Rayon avuga ngo umwungiriza nshaka n'uwanjye paka mwese ntafite dokima kubera icyo ushaka kuzana umuntu udafite dokima kurenza bamuzaniyeho Feruzi na wundi baramugumana you see ntago ari keza ku kantu muri coaching umutoza ikintu cya mbere bavuga ugomba gutanga ni justice n'ubutabera shyira abantu mu kibuga bakora imyitozo abo waguze nabo utaguze abo wasanze nabo utahasanze urushundi ajye mu kibuga ko bimeze ibindi byo kuvuga ngo uyu ndamuzi ngo naramu ibyo ntago yaho muri equipe hanyuma icya kabiri bari kugira ubwoba abanyamahanga
bari benshi niba aba benshi se niba Bari koca atari benshi. kumuprefera wavugaga ba Karamuko turabasinyisha twasinyishije ba Bedi dufite ba Shari n'abanyamahanga dufite abo ba Yusudianye n'abanyamahanga dufite ba Forenganye bazaza Ikosa n'abanyamahanga rya mbere. dufite Ba Big Bear n'abanyamahanga turagira abanyamahanga bangahe Ikosa nacyo rya mbere kikaba Rayon na ba Sport Busoro yakoze. bavugaga byananiye abo banyamahanga bari kwibaza ikosa tugomba rya kugira mbere aho Rayon Sport tureka yakoze abanyamahanga bakagenda shaka abazamu b'abanyamahanga buriya iyo ufashe umuzamu w'umunyamahanga bakuriye umwanya w'abakinnyi b'imbere kandi ari bukeneye ubwo twamuvaho tukajya kuri ubwo Yusudianye undi muntu wenda dusorezaho uzi umupira nubwo atarasinya ariko Toni Kitoga yakinnye iminota Toga abantu bose bavuze ati iminota 15 yakinnye iminota nka ntibikwiye. 15 ikibazo cye numvise Cumi nawe n'itanu. ibyangombwa ngo ni ibibazo ariko ikintu bita ibyangombwa byarakemutse kumvikana n'abatoza babonanye n'abantu bo muri Bukavu dawa byarakemutse igisigaye ni ukubona pasiporo ye gusa ariko arakora kuri working permit y'u Rwanda ariko nakubwiza kuko ukuri ni impunzi nta kibazo Cyashwa. azaba ni umukino wa gatatu Rayon Sport isinyishije muzima Toni Kitoga ni muzima rwose umutoza ko ari kugaha iminota mike kandi kawuzi karawuzi ejo zima kari batagashyira karakaye cyane. urumva nyine n'ibyo bibazo bya ejo bace kana Serena yabongaho gato kari karakaye cyane yashatse kugashyiramo karanabyanga kari gashakaga gufata umwana muri tiza baci erega abakinnyi baba baziranye njyewe nkoze ibintu muri tize ni byiza ndi guca ibintu fire natayemo buri kanya uramereza baro nkajugunya amasize ukama iminota seze gute kandi ari friendly niba ari kuri Muhanga se ubwo kuri apero za mpibiri ese urumva bishoboka ari nka action yakoze Toni Kitoga urabona zino baro zigaruka zivuye ku muzamu bate nka kona mediateur agaze neza imbere ya box abantu benshi barahubuka bakajya guteragura ibipira aragafunga mose kagiye gutera anyereza agapira ku ruhande rw'epfo iburyo nahise amwana uyu mwana aza umupira ubwo nasinyaza aba ari umukinnyi muzima ubwo mu makinnyi zandani wamenye kuri Yusudianye dufite iminota zandani za Yusudianye rero namenye ko umu aja we wari wamuzanye ari no aja wa Omar Nyingi Yego. hari abandi bakinnyi yashatse guha Rayon Sport muri Mercato Reyo irabyanga abo bakinnyi ntiyabafata umu aja we bisa naho bitamushimishije kuko yumvaga agiye kujya akorana na Rayon Sport yarabanjwe no kubabazwa n'uburyo n'amasezerano ya Omar Nyingi bayasheshe yumva ntabyishimiye asa naho rero asa n'ubwira Yusudianye tuburetse kujya hariya tubaye tureko twabona indi kipe dusesa amasezerano nabo mujyana ahandi dushaka akazi gashya ubwo rero ni ibyo ngibyo bigihari kuko ubundi akaba yaraje precision bayimaze iminsi Yusudianye akaba yahari tujya kuri aperi icyo avuga nicyo rero iranga ko yagira umu aja umwe urundamo abakinnyi benshi icyo gihe bagumutse barakugumukana bose iyo ufite nk'abakinnyi batanu b'umuntu umwe abasa naho uyobora ekipe iyo influencer rero ntishaka ku muntu sasa rero nibo baramwangiye kuzana abandi yari afite ukwezi kwa Yusudianye bataramuhemba abana musigaye icyatanu cya Rokritoma bataramuha ubwo urumva ugiye ko barazagera nko muri miliyoni nk'eshatu n'ibindi ahita avuga ati noneho kugira ngo umukinnyi wanjye aze muhanze mu muhibye ibyo mu mugomo mu buryo bw'amafaranga so rero cyari kwisuganya ifite za Rayon Day n'ibindi ntiri guspendinga cyane iragira ngo ibya Rayon nibirangira Rayon Day wenda bazahita bamwereza amafaranga nawaze ariko Rayon yamwandikiye kwa gatanu bari umubwira ko yataye akazi agomba kugaruka mu kazi ubwo turareba ko yaje we ni wa mugabo muremure w'umunyarwanda wo muri Amerika unafite n'abakinnyi b'Abasenegal nibigenda neza ubwo azaza